Bavandimwe nkunda, Yesu Kristu akozwe. Murakaza neza kuri iyi gahunda Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Tugeze ku cyumweru cya 17 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya, umwaka A. Nko ku cyumweru gishize nanone uyu munsi Yesu araduha ibigereranyo bitatu bijyanye n'ingoma y'Imana: ubukungu bwahishwe mu murima, isaro rifite agaciro kataraboneka, ndetse n'inshundura zigenda zigakusanya amafi y'ubwoko bwose, amabi n'ameza. Turashaka rero kwinjira mu ivanjiri uyu munsi tugerageza kuyihuza n'ubuzima bwacu. Turigiramo nyine ibintu bitatu. Twese izo nshundura Yesu atubwira muri iyi vanjiri ya none n'umuryango we ariwo Kiliziya. Twese turimo ababi n'abiza, ariko ikintu twishimira ni uko Imana itegereza ko abeza bakomeza bakaba beza, ndetse n'abadatunganye bakagerageza guhindurwa n'ijambo ryayo. Icyo nicyo kintu cya mbere gikomeye twigira muri iyi vanjiri. Iyo rero twibutse yuko turi mu muryango w'Imana ariwo Kiliziya, tugomba no kwibuka yuko ingoma y'Imana ari ikintu cy'agaciro mu buzima bwacu. Nta kintu rero dushobora kugurana ingoma y'Imana, kuko ingoma y'Imana niyo idutera kubaho, ndetse ni nayo turarikira. Muvandimwe rero, ibaze uyu munsi, kuri uyu munsi w'icyumweru, urarikira ingoma y'Imana kurusha ibindi byose. Ingoma y'Imana ni agaciro gakomeye kurusha ibindi byose wahura nabyo mu buzima bwawe. Icya gatatu twigira muri iyi vanjiri ni uko turi mu rugendo, kandi urwo rugendo kugira ngo turushobore ni uko haboneka ubufatanye bwacu twese. Ngo iyo umuntu abonye ubukungu umurimo runaka, aragenda akajya gushaka amafaranga, hanyuma akaza akagura uriya murimo. Donc kugira ngo rero tubashe kugendera mu murongo w'ijambo ry'Imana, twese tugomba gufatanya, kandi buri wese ashobora kuzana icyo afite giciye bugufi cyangwa gikomeye, kugira ngo afatanye n'abandi kubaka nyine ingoma y'Imana mu bantu. Kuko ingoma y'Imana ntabwo ariyo tuzabona gusa igihe Imana izagena, ahubwo ingoma y'Imana niyo twubaka ubukristu bwacu bwa buri munsi, bihereye mu bikorwa byacu dukora bya buri munsi, kandi tubikora kubera ko twamenye Yesu Kristu mu ivanjiri ye. Dukomeze rero tugendane kandi duhuze imitima, kugira ngo ijambo twumva kandi tuzirikana ntirigende uko ryaje, ahubwo risige rikoze ibitangaza muri twebwe, ibitangaza byo guhinduka, ibitangaza byo kuba mu muryango w'Imana ariwo Yesu Kristu, twese dukereye kwakira ijambo ry'Imana, twakira ingoma yayo, kandi tugashyira Imana mu mwanya wa mbere mu buzima bwacu bwa buri. Nk'uko rero bisanzwe, mugende mushake muri Bibiliya mu ivanjiri uko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 13 kuva ku murongo wa 44 kugeza ku wa 52. Twese duhurire kuri iyo randevu yo gusangira ijambo ry'Imana, turisoma, turizirikana, kandi koko riduhindura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza.